Reka twongere tubahe ikaze mwese mukunda ibiganiro byacu, twizeye ko muri amahoro aho muherereye haba hanze y'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Cyari igihe kinini tutaganira, aho turi mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko kuri ubu ngubu nyine tukaba twongeye kugaruka mu biganiro byacu bisanzwe. Hanyuma rero tugiye kuganira n'umugabo mukunda muri benshi cyane bita Dr. Rusa Bagirishya. Ni umugabo mukunda ku biganiro bigiye bitandukanye bifite ubwenge bwinshi, aho tugiye kuganira ku bijyanye no kwitukuza. Abantu benshi haba muri Afurika uba usanga hari abantu bakunda kwitukuza, ariko mu by'ukuri hari abagendera mu bigare, hari n'ababa bazi impamvu wenda bari kwitukuza ngo barashaka gusa n'abazungu cyangwa se n'ibindi batabisobanukiwe neza. Hanyuma Dr. Rusa, mwiriwe neza? Mwiriwe. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Twifuzaga kuganira namwe ku bijyanye no kwitukuza. Umuco, niba twavuga niba ari umuco wo kwitukuza waje muri Afurika muri rusange, kuko ntabwo tuvuga ko ari mu Rwanda gusa, kubera ko niyo urebye no mu gihugu cy'abaturanyi cy'abakongomani nabo ni abantu bakunda kwitukuza, kandi noneho ikintu gitangaje, ibintu byinshi ujya usanga babiharira igitsina gore. Ukumva wenda ngo abakobwa nibo bakunda kwitukuza, ngo abakobwa bakunda amafaranga, ngo abakobwa imwe igitsina gore. Ariko mu by'ukuri iyo ugiye no hanze muri ibyo bihugu by'abaturanyi, usanga ahubwo n'abagabo cyangwa se abasore baho nabo bakunda kwitukuza. Nubwo no mu Rwanda naho usanga abagabo nabo barabyadukanye, aho babonye ko ngira ngo kuba inzobe ari ikintu cyiza. Twifuzaga kumenya ni iki watubwira kuri ibi bintu abakobwa benshi bo muri Afurika ndetse n'abandi nk'uko tumaze kubivuga bitukuza. Ese hari aho dushobora kuba twabihuriza n'ingaruka z'ubukoloni? Ntabwo ari ibintu binagoye guhuza, nta nubwo bigoye kumva, kuko umukolonizateri iyo uri kolonize, aho umukolonizateri cyangwa umucakara, ikintu cya mbere utakaza ni icyizere cyawe, icyo bita estime de soi. Wumva wowe utari umuntu, ntabwo uri umuntu nkawe, uri itungo. Yes, uri itungo, ntabwo ubyumva. Iyo umuntu akugaburira, ugukolonije arakugaburira, uyu ucakara uragaburirwa, itungo urarigaburira, nawe rero ntukiri umuntu, uri itungo. Icyo gihe rero ako umuntu kawe kazamo, ukuba ushaka kuba umuntu ariko udashaka kuba wowe. Urashaka kuba umuntu ariko atari wowe, kuko we nturi umuntu. Umuntu n'uriya wagukolonije urashaka kubaho, uramwigana muri byose, urigana uko arya, urashaka nawe abigufashamo, arakugaburira ibye, agutesha ibyawe, aguha inkunga y'ibiryo, wowe ntuzongere no guhinga, araguha imyenda yakoze uko afite inganda kugira ngo uyikenere ujye ugura imyenda ye. Arakubuza, nuba mwarivuraga muri Afurika mwari muzi kwivura, arakubuza iyo miti yireke ni iya shitani, aguha imiti yakuye mu biti by'iwawe, agenda ayikore ayizane, kuko afite uruganda rw'imiti, akeneye marshe. Arakubuza ibiryo waryaga by'iwanyu, mwaryaga inkori cyane twakaja cyane ibintu byaraga iwanyu uko mwararyaga yasanze murya, arabikubuza kugira ngo uryibye yahinze, akeneye kubigurisha. Icyo gihe rero uratakaza wowe estime de toi, urumva utari umuntu, noneho ugashaka kuba nkawe. Kandi ni politiki yabo, hari ikintu bise assimilation, kugira ngo tumwasimire nkatwe, abe nkatwe. Baragufasha kukwereka ko we nta kirimo, ntacyo umaze, ntabwo uri umuntu wowe. Kandi nawe ukumva nibyo, kuko iyo uri umuntu ntabaguhatse. Icyo gihe rero urashaka ukuntu kose umera nkawe, wige kugenda nkawe, nushobora wambara icyo ushoboye wambare nkawe, use nkawe, imishatsi yawe ugende ufate, urashaka imishatsi nk'iy'abazungu, ugende ugura imishatsi bakura. Ngira ngo urabizi, nta muhinde wahambana imishatsi. Iyo bagiye kubashyingura barayikuraho, bayikore, mugende muyigure, muni plante. Donc hari iyo bakura ku mashevo, ku mashevo, ashevo urazizi, ifarashi. Yego. Ku mashevo
hari n'iyo bakora muri peteroli inzira menshi. Ibyo byose ni ukugira ngo wowe uve uko wari umeze warahindutse uba undi muntu atari we. Nuba mama wawe yagiraga imishatsi naturelle ntabwo wamurutaga ubwiza, ariko wumva we ko uravuga ko adasirimutse kuko we yagize amashanse peut-être ntiyakoronijwe cyangwa nyogokuru wawe. Ariko noneho ibyo byo kwitukuza nuko ni ugutakaza estime de soi. Twari tuzi ko nyine umuntu abikora mu buryo bwo kwiyongerera ubwiza, niba ari iyo misatsi nk'amaplante ku bagore, niba ari uko kwitukuza nyine kugira ngo abe inzobe, umuntu aba yumva ko nyine aba agira ngo abe mwiza kurusha, mbese ni ibirungo by'ubwiza byongera ubwiza. Icyo ikikubwira ko n'ibyo bintu wita iby'ubwiza ari ubwiza uretse uriya muntu uko yawukomeje nawe muntu, ntabwo abazungu barutabirabura ubwiza. I Burayi ntabwo bazajya ni burabirebe abakobwa baho baruta ubwiza abanyafurika se nta na gatoya, ariko kubera mu basaba inkunga, kubera bagaburira, kubera agenda mu modoka nziza yakuye iwanyu wumva ari mwiza, nawe ukumva urihebye ugashaka gusa nawe, ariko ubundi ntawe bihuriye. Ba nyogokuru bacu babaga biza no gusumba ababo. Noneho uzarebe n'abazungu n'uyu munsi abazungu benshi baprefera abakobwa bo muri Afurika gusumba abiwabo. Ntaho bihuriye n'ubwiza, ni cya cyizere cyawe watakaje. N'ibiryo barya si byiza gusumba iby'iwacu, ariko wumva ari byo byiza. Ahangaha umuntu ashobora kwibaza abo bakobwa badakunda uko basa cyangwa se bakunda kwitukuza, baba babizi ko baba bafite ikibazo. Ni psychologique. Erega reka kuvuga abakobwa gusa n'abagabo. Iyo wakoronijwe wese ikintu bita assimilation, uba wumva wasa nabo, kandi babigize ari etide bakoze uko byarafashije ngira ngo uzumva muri histoire y'ubucakara bazakubwira ngo abirabura bagwije abandi birabura. Ntabwo bakubeshye, abo birabura bagwije abandi birabura koko, ariko bagwije nyuma y'imyaka 300 bamaze kubinjiramo, barabigisha, bumva ko ubuzima ari ubwo nyine, noneho bakumva koko nabo bene bagurisha bajye ko bacakara niho bagiriye nabi, bati bagiye gusirimuka baragenda muri bato, bagende abantu nk'abariya. Noneho uzakurikire muri histoire baba bashaka kubivuga kugira ngo batwereke yuko bene wacu bagurishije bene wacu, harimo n'abirabura byemera gutyo, ariko ntabwo ari ukuri kuko batangiye kubagurisha bageze hano muri 14e siècle. Ibyo bintu byo kugurisha abirabura bagurisha abandi bantu byabaye cyane muri Benin, muri ya Francisco yari umeti. Abacakara bageze i Burayi bari muri Brazil, bamubyarana n'umwirabura w'umucakara. Uwo muhungu bamwohereza muri Benin kugurisha, havaga benshi muri Benin no muri Senegal benshi bacaga kugurisha bene wabo, ariko byitwa ngo ni umwirabura agurisha abirabura. Bariya birabura bagurishaga abandi birabura, mu by'ukuri ntibari bakiri abirabura. Bafataga abana b'imyaka 10 bakabajyana, bakagenda bakababatiza, bakabigisha igiportugais, bakabigisha icyesipanyol, kuko kiriya gihe nibo bari bakaze mu bucakara b'Espanyol n'abaportugais. France n'Ubwongereza byaje nyuma. Bakagaruka aravuga icyesipanyol, aravuga igiportugais. Yarabatijwe yitwa Jean Pierre, azi kurasa, ukumva arakurenze wowe, akaza akegera n'umwami akamutinya kumva murenze. Ibyo amubwiye byose bakabikora. Ndumva rero iyo umuntu yavuye muri nature ye, ukora ibibi by'iwanyu ku nyungu zuriya wawukoresheje. N'ibyo bintu byo kwitukuza, uritukuza uruhu, uzarebe aritukuza uruhu ngo ni mwiza. Iyo amaze imyaka ageze muri quarantaine ntusubira kumenya, uruhu rurahinduka, rufata amabara menshi, usange umuntu arasa n'icupa rya Coca-Cola, ntiyirabura, ntabwo ari inzobe, arasa na Coca-Cola. Iyo wabimenyaga rero ko ikintu kitari naturel ntikiba kiri naturel, uko Imana yakuremye nibyo bya mbere bizima, ariko kubera watakaje cya cyizere cyawe, estime de soi, bivuze ngo abantu bitukuzaga bazi ko ari gushaka ubwiza, bumve ko nta cyizere baba bifitiye. Hanyuma ahangaha se umuntu yakwibaza iyi myumvire yo kuba umuntu yakwihindura,
akaba ashobora kwigira iyo nzobe. Hari ingaruka yagira ku iterambere rya Afurika mu bukungu? iyo wamaze gutakaza umuco wawe deja ingaruka zirahari. Uwo muntu witukuje iyo amaze aba yiyanze ashaka kwigira, iyo yiyanze ntabwo azakunda wowe mwene wabo utakurikiye inzira ye. Izo ngaruka iyo mudashyize hamwe ingaruka zirahari deja zirahari, kuko n'ubwo bukungu bwe, ubukungu azabona buzabenefisiya abari yashaka gusa nabo. Wowe mwene wabo utasa nawe ntacyo umupfana, azatangira ajya avuga n'ururimi utumva, we nuvuga ntakumve. Ingaruka z'ubukungu ntabwo zareka kuza igihe cyose tudashyize hamwe ingaruka z'ubukungu. Ubukungu ntibubaho. Nicyo tubona Afurika tutabugira. Naguhaye urugero, sinzi ko nabikubwiye, umunyafurika ubonye amafaranga menshi ntayabika iwabo, ajya kuyabika i Burayi, kubera kutigirira icyizere. Kumwe nakubwiye, iyo amafaranga abitse ahandi, ariya mafaranga ntababitse, barayakoresha, ntabwo abitse, ariko arateza imbere kiriya gihugu arimo, ntabwo ariko arateza imbere cyabo. Nese Dr. Igihugu cy'u Rwanda cyageze aho gica amavuta abamo hydroquinone, amavuta atukuza. Yego, ntabwo atukuza gusa ahubwo aronona. Nicyo nari ngiye kukubaza. Tuzi ko aya mavuta yangiza uruhu. Uravuze uti iyo umuntu ageze mu myaka 40 ntabwo aguma gusa kwa kundi ari rwa rukara yari afite, ntabwo akomeza kwirabura uko yari ameze, nta nubwo akomeza kuba inzobe, nyine aragenda agahindana, ugasanga afite amabara menshi ku mubiri. Bivuze ngo hari ingaruka nyine zo kuri uwo mubiri kuko ahinduka amabara menshi. Ariko se noneho mu bijyanye n'imitekerereze cyangwa se no mu bwonko bwo hari uburyo yangirikamo? Deja aba yamaze kwangirika iyo amaze kumva deja. Uruhu rwacu ntabwo ari uruhu urona gutya, rufite composition chimique, epiderme, rukagira amamelanine, noneho rukononekara kandi biragoye no kuvura. Buriya aba epidemiologue uzabona si benshi. Iyo amaze kwitakariza icyizere deja ni ingaruka. Hanyuma iyo amaze guhinduka afite iyo myaka nakubwiye, atangira kuregreta ibintu atazabona, akicuza ibintu byarangiye, ugasanga n'imyitwarire ye irahindutse, noneho ariyanga akanga n'abandi bose. Ibyo ni ibibazo muri sosiyete ya Afurika. Hanyuma gusa ikintu navuga ngo kirashimisha, colonization, umukolonizateri bimugiraho ingaruka nawe nk'uwo yakolonije. Nabo uyu munsi bya bindi ngo bise droit de l'enfant, droit de l'homme bitanabaho. Abanyaburayi nabo ingaruka barazifite. Kwa kundi avuga ni droit de l'enfant, umwana afite uburenganzira bwo kubaho uko ashaka, arahindura igitsina, n'umutinganyi, arakora ibyo ashaka ku mubiri. Na uyu munsi bafite ibibazo nk'ibyacu kuko na biriya byo guhindura igitsina nabyo ntibiramba. Zumve témoignage, agera mu myaka 40 cya gitsina cye kiri bashyizeho artificiel ntikiba kigifonctionne, kandi imyaka 40 ni ubuzima umuntu aba akiriho, ugikora, ukiri actif, ubu turabona na pension, ukiri actif, ugikeneye kubaho, ariko ugasanga ubuzima bwawe buciyemo hari. Noneho no kunywa ibiyobyabwenge. Nk'ubu uzarebe muri iyi minsi, uzabaza abantu biga i Burayi muri iyi minsi, mu mashuri nibo bafata imyanya ya nyuma. Kubera iki? Si ukuvuga ko ubwonko bwabo hari icyo burwaye, ariko kubera iyo myitwarire usanga umunyeshuri arara muri boîte buri joro, azasoma ryari, azajya muri syllabus ryari. Nabo bafite, kuko bababwiye yuko bo bazi yuko bazatungwa na Afurika ibuziraherezo. Numva ni ingaruka ku mukolonizateri. Niba warabwiye umwana w'umubirigi ko Kongo ari yabo, kazatungwa n'amabuye ya Kongo ibuziraherezo, uribeshya, ntabyo uzi. Nk'ubu niba Abafaransa bazi ko Mali na Niger na Burkina Faso bigomba gutunga umwana w'umufaransa ubuziraherezo, uyu munsi ntabihari. Donc colonisation igira ingaruka kuri
uwakoronije n'uwakoronijwe, ntitukiririre ahubwo tugire imana tubimenye, kuko kubivamo birashoboka iyo wabimenye. Iki kibazo kiriya syndrome post traumatique umuti wayo ni ukubimenya, ariko ikibazo ntubimenye. Nk'uwo muntu, nk'abantu bitukuza ntibabyumva ko ari ikibazo, unabivuze bakumva ahubwo ko we utagira ubwenge, ariko bazabimenya amputari. Ndakubwiza ukuri, uriya muntu witukuje afite imyaka 40 azabuza umwana we kwitukuza, kuko yamenye ingaruka. Yego, n'ubu u Rwanda ruciye hydroquinone kubera ikintu cy'uyu munsi barabona ingaruka, batangiye kuzimenya. Hanyuma hari ahantu wavuze ko abazungu ngo bakunda abirabura, ariko natwe turabibona, nta nubwo ari abirabura gusa, noneho bakunda wa muntu wirabura cyane koko. Ni ukubera iki? Uruhu ubundi muri biologie, uzabaze n'ubutize na biologie, plus uruhu rurirabura plus rudo qualité niho resista kuri iri zuba. Iri zuba ubona ntabwo ari umucyo, rifite ibintu bita amaritraviolet ashobora gutera na kanseri y'uruhu. Uruhu rwirabura rero ntabwo rushobora kurwara iyo kanseri. Buryo n'abazungu bari hano, uzarebe umuzungu ari hano muri Afurika, buri gihe afite ikintu bita crème tropicale, ni pomade tropicale, iwabo atayikeneye agomba kwisiga kubera afite uruhu rubi. Noneho reba abantu mwita albinos babita mu Kinyarwanda. Albinos mu Kinyarwanda bita mu bamwe bita abanyamweru. Yego, ariko ubundi ibyo biravugitse. Abanyamweru ni abafite ubumuga bw'uruhu. Ntabwo ari ubumuga, niko avuka, ntafite melanine, ni pigmentation abuze. Ibintu bavukanye, ntabwo ngo waramugaye, kandi rero ibintu wasamanywe. Hariya rero uzarebe bariya albinos, ngira ntawe umara imyaka 50. Kereka muri iki gihe leta zacu zishobora kubafasha bakabona ariya mavuta bisiga, kuko arahenda cyane, si bose bayabona. Urumva rero, none se niba mushaka kwitukuza ujye mwibera abanyamweru. Wenda turetse ibyo ngibyo byo kwitukuza, natwe hano muri Afurika usanga akenshi dukunda abametisi, ariko mu by'ukuri abakoloni b'Ababiligi babyaranye n'abakobwa b'Abanyarwanda cyangwa se abakongomani cyangwa abarundi. Mu by'ukuri barererwa mu bigo by'imfubyi, usanga akenshi banenwa, bababwira ko ngo ari abana b'icyaha kubera ko baba babyaranye n'umwirabura cyangwa se n'abirabura. Ibi ngibi twebwe bikwiriye kutwigisha iki? Muri Afurika nta nubwo bikaze, muri Afurika nta nubwo uriya bafata ku ngufu, kubera ntabwo umuntu ukoronije nabo bamufashe ku ngufu, ahubwo banishimiye iyo shebuja agize icyo amubwira. Si ukubafata ku ngufu, ni za ngaruka zo gukoroniza, ariko hari ibintu petetere batababwira cyane. Hariho politike yo kuvuga ngo binjire muri Afurika, kubera iyo mubyaranye melanine badomine, amarikoderime akaba ariyo menshi, ati abirabura tuzabace. Ibyo byarabaye nko muri Argentine. Muri Argentine ntihari abacakara, ubu nta mwirabura n'umwe uhari. Bagiye babyara nabo bati tuzamara abirabura kandi tutabishe. Portugal niko yari imeze muri Angola. Muri Angola hari abameti benshi cyane, muri Angola n'abaportugais n'abangore ni benshi cyane. Iwabo rero mu Burayi banga abirabura, ariko banga abameti gusumba abirabura. Kubera iki? Baravuga ati abangaba batwihishamo, bari koshe, babita rebatari, babita nyine ibinyendaro. Hano rero twebwe abo babanga, twebwe ntibabanga, abo bari mu mfubyi, ni ukubanga nyine uko batagira kirera. Ariko umwana w'umumetisi yararongoye neza, afite natwe turafite muri famiye barongoye n'abazungu baba ino,
bafite abana beza dukunda twese nta kibazo, nta Mm. kibazo. Burya abanyafurika ntibajya bagira izo nzangano cyane, ariko i Burayi umumetisi aba afite ikibazo gusumba umwirabura. Muri Afurika du Sud ho kuko bo ni abarasiste cyane, hamwe ugiye muri kwa muganga muri eko babonaga warasamye inda y'umwirabura bayikuragamo ku ngufu. Ubundi hariho politike habaye politike ebyiri. Abapolitike ubundi gahunda yabo kwari kumara abirabura batabishe, babyaranye nabo hakaba abametisi muri Afurika. Abametisi bari poshe yacu. Iyo ni politike y'abapolitike kuko baje imbere. Buriya Ababiligi, Abafaransa, Abongereza baje nyuma ya Portugal na Espagne. Noneho bo igihe cy'Ababiligi baje bati no, kirazira ntazagire umuntu ubyarana n'umwirabura. Nuko hatangiye kuza amakondomu no mu bapadiri hose, no mu abapadiri noneho baranyinshi mu bakolonizateri. Nuko baje amakondomu niko yadutse muri Afurika, nta muntu wari uzi ibyo ari byo. Cyaraziraga kubyarana n'umwirabura, ariko bikabacika bakabyarana kuko biragoye guhagarika amarorasiyo, bakabyarana. Urumva ni umwana wavutse adashakwa, ni umwana no dizi no porogaramu, umwana wavutse nta gisida. Uwo mwana rero ntakundwa, mu by'ukuri ntakundwa. Ntakundwa. Perezida nyina yamukunda ko mama ni mama, ariko papa yabaga ari ikibazo. Iyo biba bishoboka nk'ubu ngubu bari kujya bazikuramo. Rero uwo mwana ntabwo muri sosiyete aragira ibibazo kuko arisa, najya no kwishura asanga ari wenyine. Hanyuma yumve na histoire uko barwanya ubukoloni, bavuga ati uyu ni uw'abakoloni. Buriya mwana wari marere muri sosiyete, noneho ari marere muri sosiyete africaine, akaba na marere muri sosiyete y'iwabo. Kuko yitwa umuntu, babita les hommes de couleur, bafite ibara. Kuko bo biyita ngo ni les blancs, nta couleur bagira, ngo ni barera, nta bara bagira. Ariko bakibagirwa, uretse ko namwe rimwe na rimwe mutabyibuka, bakibagirwa ko bavuye muri twebwe. Bose babanje kuba birabura, nta couleur bagira nyine, ariko umukara ni ensemble de couleur. Bavuye muri twebwe, ntabwo Imana yigeze iri mu muzungu. Yego, iyo uganiriye n'abakobwa ku bijyanye no kwitukuza, ku myumvire bafite no kwitukuza, rimwe na rimwe bakubwira ko ari ukugira ngo base neza, ariko noneho ikindi gikomeye akakubwira ko, cyangwa se bakakubwira ko impamvu abagabo bakunda abakobwa b'inzobe, iyo nayo akaba ari intandaro ishobora gutuma bamwe mu bakobwa nyine bitukuza, kubera ko bazi, urumva nk'iyo umuntu ari ku isoko nyine aba agomba kugendana n'ikintu cyatuma abona isoko. Abagabo bo buriya si intandaro y'uko hari bamwe mu bakobwa bitukuza kubera icyo gitutu cyo kumva ko umugabo akunda inzobe kurusha urukara. Aho baba bibeshye cyane. Umugabo umugabo nuba agukunda kubera inzobe, ni nk'uko nakunda juru ikintu nyinisha, urwo nta rukundo ruba rurimo. Abo bakobwa baribeshya cyane, kuko nuba aramukunda kubera ari inzobe, niba babanye akamurongora mu myaka 40 azamukunda asa na Coca-Cola. Noneho urwo si urukundo. Urukundo nta kondisiyo rugira. Niba nagukunze ari urukundo nyarukundo, ndagukunda uko usa kose. Aho rero bari abakobwa bibeshye cyane, gukunda umuntu kubera nashyizeho ibintu ngo nkunde, ati bajye batandukanya urukundo. Hari icyo bita attraction, gukurura, biratandukanye n'urukundo. Attraction n'urukundo biratandukanye. Ndagukurura, mfite icyo gukuruza, ariko ntikizahoraho, kandi ubundi urukundo ruhoraho. Uko ushobora kubaza umuhungu se critère ashobora kugenderaho mu guhitamo umukobwa bakundana, cyangwa se umukobwa ushobora kumubera umugore, ukumva mu byo akubwira nyine harimo imiterere ye n'uburyo asa. Akakubwira wenda agomba kuba yirabura, cyangwa se nkunda abakobwa birabura, cyangwa ngakunda ab'inzobe. Oya, burya ubundi uwo muhungu nawe aba ameze nk'uko ntabazi icyo akunda n'icyo yanga. Ubwo nguwo ntazi icyo akunda n'icyo yanga, arabwo ikimushimisha, sibyo? Ni ikimushimisha temporellement,
icyo ukunda si ikigushimisha temporarily. Ikigushimisha temporarily ni nk'uko nakunda kurya umureti nimpagaze fini, ejo nzaba nkunda ikindi. Ariko ubundi urukundo nyarukundo ntumenya, nta n'amahitamo, ntunavuga ngo nakunda imeze gutya, ntumenya uko byaje. Attraction ni naturelle, ariko attraction yagomye kuba artificielle. Iyo artifice ntizahoraho, ni ikintu nashyizeho jyewe, ntabwo ari ikintu Imana yashyizeho. Icyo kintu kizavaho. Aho rero niho haba ibibazo bya menage. Ntabwo umukobwa yakwiye kwishyiraho ikindi kintu ngo akundwe, nta nubwo umuhungu yakunda umukobwa ngo nuko yambaye imyenda myiza, cyangwa ngo nuko yisize amavuta meza, cyangwa ngo nuko yisize parfum nziza akavuga ngo aramukunda ako kanya. Ibyo si ibyakaje, ariko gusa urukundo bagombye gutandukanya icyo bita urukundo. Icyo bita urukundo babyita mu kisi, uko nabivuga mu Kinyarwanda cyangwa irari, simbizi uko nabivuga. Biratandukanye rero, urukundo ruratandukanye n'irari. None kuki abantu nyine usanga n'ababyeyi, iyo umubyeyi yabyaye umwana wirabura wenda yashakaga inzobe, nawe usanga nyine umwana iyo ari umwana aba ari umwana kandi ari uwawe, aba ari uwawe, ariko ukumva wenda agize ibyifuzo by'uko yari kuza ari inzobe. Iyo ni ya syndrome n'uri post traumatique. Ibyo ngibyo uvuze biri pertinent, nk'uko binyibutsa umuteri nkunda cyane witwa France Fanon. Yari umuhayitiye, umunyafurika w'umuhayitiye, yanditse ibitabo byiza cyane byinshi. Uzasome France Fanon, uzasome Masque Blanc, Peau Noire Masque Blanc. Yavutse iwabo ari uri fonse, abandi ari inzobe. Noneho mama we ntamukunde kubera iki? Bagiye ari abacakara, abana n'abazungu. Noneho akabona France Fanon ko yirabura we, ya syndrome nakubwiye, si umwana n'abandi. Gusa byaradufashije, iyo atamera gutyo batamworiginaliza ntiyari kutwandikira biriya bitabo. Bituma akura afite iyo effort, bituma akura yanga amacakubiri. Yamenye ababyeyi babe icyo bamuhoye ko atari bo, ari ya syndrome. Araniga, yari psychiatre, yari docteur, yandika ibitabo byiza cyane, panafricaniste mu wa mbere. Hanyuma nyine abazungu baje kumwica afite 39 ans. Ariko France Fanon arazwi cyane, panafricaniste wese aramuzi. Ariko nawe ni ukubera icyo kibazo nyine uvuze, uwo mubyeyi aba afite icyo kibazo. Si umuntu, umwana ni umwana. Ariko nawe urebye ukurikiranye histoire y'abo bana, ababyeyi nabo hari ikintu bita rationalisme cyangwa materialisme. Ntabwo azakunda umwana w'inzobe, azakunda umwana wifashije gusumba abandi. Yego, hanyuma dusoza, ni iki wabwira abantu wenda hari n'urimo gukurikira ikiganiro bumvaga ko akwiriye kwitukuza cyangwa se ashaka kwitukuza, bifite iyo gahunda? Ni iki wabwira abantu bitukuza cyangwa se n'abitukuje ariko wamaze kutugaragariza ko mu gihe runaka bazongera bagasubira uko bari bameze cyangwa se nabyo bakabibura? Wababwira iki dusoza? Icyo nababwira cyo babanze basiba, nuba yarize na comptabilité cyangwa yarize n'iki ntaza atize na biologie, basasome arebe uruhu rwacu uko rukoze, arebe amenye ko igihe ariko aritukuza ariko arica uruhu Imana yamuhaye rwiza cyane, rusagumye kumugiraho ikibazo. Hanyuma rwa rundi rwo yishe kubunga gusubira uko yarameze, ibyo ntibishoboka, kereka biretse hakiri kare. Ariko ubundi gusubira uko yarameze ibyo ntibishoboka, aramaze konona uruhu. Kuko twe dufite amaserire uyavanaho, nawe ujya muri sauna ikayatwika ntabwo azagaruka. Rero ku neza ye yareka kwitukuza, kuko ariko aronona uruhu rwe, ariko ariyonona n'umutwe we arononekaye. Akamenya icyo bivaho ko atari we, ari ya syndrome nakubwiye. Ariko akumva, akigira icyizere, akumva ko ari umuntu umwirabura mwiza, n'uriya muzungu yavuye muri we, akumva ko bimuhagije, uko Imana yamuremye bimuhagije. Nawe ibyo kuvuga ngo abamukunda,
abona abamubeshya, umukunda azamukunda uko asa, kandi umukunda nawe azaba amukunda nta bindi. Ariko ubundi ushobora gukunda umuntu kubera uko asa uyu munsi, ejo siko azaba asa. Biratandukanye, urukundo ruratandukanye cyane. Hari akantu wari uvuze ka sawuna, bivuze ngo no kujya muri sawuna ntabwo ari byiza kubera ko hari amasereri umuntu aba arimo gutakaza. Birashoboka ko sawuna zose atari ko zimeze. Hari abaje kumbwira nyuma ngo hari sawuna zitameze gutyo, ariko sawuna nakozemo ubushakashatsi ni imwe nagiyemo se no gusubiramo, nagiye kuri kubera ubwo bushakashatsi, iratwika amasereri, amasereri agashya, kandi amasereri yacu arazaho buri munsi, agomba kwisazira wenyine, ntabwo agomba kwicwa. Reka nkubwire, uzace mu murima urebe nk'ibiterwa byegereye inzira, kuko ibiterwa natwe turi kimwe, nabyo bikura ni amasereri agerekerana. Igituma bakubuza guca mu murima wabo, kiriya giterwa ucishamo gihora gikora nk'ukuguru kwawe, uzareba ibibabi byacyo ukuntu bimera, ntabwo kizamera nka biriya bindi mutegera. Amasereri waba wagiye uyica wowe n'amaguru yawe. N'umubiri wacu rero ugomba kuwurinda bene izi agisida. Ubushyuhe budasanzwe bwo muri sawuna burica amasereri. Reka tubashimire rero mwese mwari mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, ariko by'umwihariko tugushimiye cyane Dr. wakoze cyane kwemera kuganira natwe. Mwakoze namwe. Mwakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.